byinshi cyane byimitse kuri Clapton Kibonge. Menya byinshi bitandukanye yaba ku muryango we, ku buzima bwe ndetse no muri society nyarwanda muri rusange. Clapton Kibonge ni umwe mu banyarwenya bafite amazina aremereye mu ruganda rw'imyidagaduro rwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ni ibintu yakunze akiri muto ndetse umuhamagaro wo kubikora wamwakiye akiri umwana muto cyane, areba filime za Nyabigwi nka John Akechu, Okafa, Osita, Iheme ndetse n'abandi benshi cyane. Gusa avuga ko kugira ngo abashe kwandika izina rye mu banyabigwi bakora urwenya mu Rwanda byamusabye byinshi birimo impano, umurava, ikinyabupfura, kwihangana ndetse kandi no guhozaho. Muri iyi nkuru mutwemerere tugaruke ku mateka y'uyu mugabo wavuye mu rugo kwa se na nyina nyuma yo kubwirwa ko diplome ye itagura umunyu nta kimaze. Mwibutse gukora subscribe ngo ujye ubona update z'ibiganiro byacu duhora twa-uploading. Kora subscribe ukore kukazugira kugira ngo ujye uza mu bambere mu bantu bakurikirana Dr. Singa TV, ubashe no kumenya amwe makuru atandukanye y'ibyamamare bya mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo. Kora kukazugira kugira ngo ujye uza mu bambere mu bakurikirana ibiganiro bya Dr. Singa TV bigiye bitandukanye kandi bya buri munsi. Ubundi busanzwe amazina yiswe n'ababyeyi ni Mugisha Emmanuel, ariko kandi akaba yaramenyekanye ku izina nka Clapton Kibonge mu ruganda rw'imyidagaduro hano mu gihugu cy'u Rwanda. Clapton Kibonge avuga ko yabonye izuba tariki ya 13 Ukwakira mu 1988, akaba yaravukiye mu gihugu cya Uganda. Gusa we n'umuryango we baje gutaha mu Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi ahagana mu mwaka wa 1994. Clapton Kibonge akaba ari umwana w'imfura mu muryango avukamo w'abana batandatu. Nyuma y'uko Clapton n'umuryango we bagarutse mu Rwanda, bakaba barahise bajya gutura mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba. Gusa nyuma y'igihe gito bakaba baraje kwimukira mu karere ka Gatsibo, ari naho Kibonge yakuriye mu rugendo rwe rw'amashuri abanza. Yayize ku ishuri ribanza rya Nyakayaga Primary School. Mu mashuri yisumbuye icyiciro rusange Kibonge yakize mu ishuri rya Kiziguro Secondary School, rikaba ari ishuri riherereye mu karere ka Kayonza. Ni mu gihe amashuri yisumbuye icyiciro gisoza ibizwi nka Advanced Level akaba yarakize ku ishuri rya Kagarama Secondary School riherereye mu mujyi wa Kigali. Ni mu gihe kandi bijyanye na kaminuza Clapton Kibonge yayize muri kaminuza ya Kigali mu mwaka wa 2015. Gusa yaje guhagarika amasomo yiwe ageze mu mwaka wa mbere bitewe n'umuryango we. Aho turavuga impamvu z'umuryango we. Nyuma yo gusuza amashuri yisumbuye, Kibonge arimo aganira na se yari yemeye maze amubwira ko mu bavandimwe be ari we wize amashuri menshi. Nuko se wa Kibonge ahita amubwira ati, iyo diplome yawe itagura n'umunyu imaze iki? Ayo namwe mu magambo Clapton Kibonge yatumye yitekerezaho cyane, maze ahita afata umwanzuro wo kuva mu rugo akaba yajya gushaka ubuzima nk'abandi bose. Mu mwaka wa 2011 icyo gihe Clapton Kibonge yahise ashaka uburyo yaza i Kigali, maze aza kuhagera atangirira ubucuruzi bw'amagi, aho yatogosaga akayaha undi musore maze akajya kuyacuruza ku mugoroba, akaza guha Kibonge amafaranga 1500. Nyuma y'iminsi yaje kubuvamo kuko yabonaga nta terambere, maze yinjira mu bucuruzi bwa telefone ku iposita mu mujyi wa Kigali. Nyuma yo gutangira ubucuruzi mu mpera z'umwaka wa 2012, Clapton Kibonge yaje kurwara araremba cyane bikabije, amara hafi amezi 3 mu bitaro. Nyuma yo kuvurwa neza agakira, Clapton Kibonge yaje gusubira ku ivuko kugira ngo abashe kuba yakongera kwisunganya. Nyuma yaho yaje kongera kugaruka i Kigali mu mwaka wa 2013, ahita atangira akazi ko gucuruza amasahane mu nyubako ya Kigali City Tower. Aha akaba ari naho yamenyaniye na Ramazani Joshua waje kumufasha kwinjira mu bijyanye n'urwenya. Nubwo we ibyo byari bimaze kuba, Clapton Kibonge wari umaze kugimbuka yahise afata inshingano ze zo kwita ku muryango. Nyuma y'uko se wa Clapton Kibonge wari umucuruzi w'amata, ubucuruzi bwahombye, maze Kibonge atangira kwita kuri barumuna be. Clapton Kibonge yafashije barumuna be bose kwiga kugera barangije amashuri yisumbuye. Uku kwita kuri barumuna be byatumye Kibonge asubika amasomo ye, aho yigaga muri kaminuza ya Kigali mu mwaka wa 2015. Icyo gihe umunsi umwe Clapton yari mu ishuri, nuko yakira telefone bamubwira ko murumuna we bamwirukanye ku ishuri kubera kubura amafaranga y'ishuri. Icyo gihe Kibonge yafashe amafaranga yari afite ayishyuramo murumuna we ishuri, iwe abasubitse amashuri kugira ngo abanze akemure ikibazo cya barumuna be. Mu mwaka wa 2015 afashijwe na Ramazani Joshua
yatangiye kumumenyereza ibijyanye n'urwenya ndetse akajya amutumira kenshi mu biganiro yakoraga kuri Lemigo TV cyitwaga The Ramazan Show. Iki kiganiro cyarakunzwe cyane ndetse kandi biha amahirwe Kibonge, aho yaje gutangira gukina filime y'uruhererekane ya Seburikoko. Nyuma yo gukina filime byatumye Clapton Kibonge yamamara cyane ndetse arakundwa ku rwego ruri hejuru cyane by'agahebuzo. Hagati y'imyaka 2015 2017 Kibonge akaba yarakoze indirimbo zinyuranye zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Zimwe muri izo twavugamo Fata Telefone, Ihangane, Muri Yesu Harimo God n'izindi nyinshi cyane. Kandi nyuma yaho mu mwaka wa 2018 Kibonge akaba ari nawe yafunguye inzu ifasha abanyarwenya yise The Makers. Iyi nzu kandi ikaba yarakorewemo abanyarwenya bazwi ari mu gihugu cy'u Rwanda nka 5K Etienne na Mazimaka Japhet. Aba bombi kandi bakaba baramenyekanye nka Bigomba Guhinduka. Hiyongeraho kandi abandi banyarwenya barimo Nimurog, Makanika ndetse n'abandi benshi. Nyuma y'ibi Clapton Kibonge yatangiye gutegura filime ze, aho yahereye kwitwa Umuturanyi yasohotse mu mwaka wa 2020. Akaba ari filime yanditse mu bihe bya Guma mu Rugo. Iyi filime nyuma y'uko igiye hanze yakunzwe cyane ndetse uyu munsi yakunzwe na televiziyo ya Zacu TV kugira ngo ijye yerekana. Ibi byongeraho filime y'urwenya ya Mugisha na Rusine, filime Icyaremwe Gishya ndetse n'izindi zitandukanye. Uretse ibijyanye n'ubuhanzi, mu mwaka wa 2024 Kibonge akaba yarafunguye resitora ye iherereye Nyamirambo mu mujyi wa Kigali. Hirya y'ibi byose Kibonge yarushinze n'inshuti ye by'igihe kirekire Ntambara Mutoni Jackie, barushinze mu mwaka wa 2018. Uyu munsi kandi Imana ikaba yarahaye Mugisha urukundo rwabo, bakaba bafitanye abana 3. Usibye ibi kandi Clapton Kibonge akaba ari umwe mu bafana bakomeye cyane bafana ikipe ya Manchester United yo mu Bwongereza. Clapton Kibonge avuga ko akunda ubuzima bw'ibanga, ngo ndetse n'iyo yagize icyo ageraho ngo si wa muntu ubishaka kwerekana ko cyangwa abigaragaze nk'ubirata. Inkuru y'ubuzima bwa Kibonge kuva hasi kugera abaye icyamamare, akaba yabera urugero abakibyiruka mu bumva ko bashobora kuba bacika intege kuko ibyo bashobora kuba barimo gukora bidahise bitanga umusaruro ako kamwe, ahubwo bikababera isomo ko kugira ikinyabupfura, impano, umurava ndetse no kudacika intege bigufasha kubyara cyangwa se gukabya inzozi zawe. Inshuti bavandimwe bakunzi ba Dr Singa TV, nagira ngo mbibutse nimba mutarakora subscribe kuri Dr Singa TV, ndabibutsa gukora subscribe, like, share and comment kugira ngo mujye muza mu bambere mubakurikirana bino biganiro dora twaploadinga kuri channel yacu itandukanye n'izindi zikora ibiganiro mwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ngiye mukiri kumva ndacyari Dr Singa TV, kandi mbibutsa gufollowinga zimwe mu mbuga dukunze gukoresha timu ya Dr Singa TV, yaba Instagram, Facebook, TikTok. Mbibutsa gukora follow kugira ngo mujye mubona amwe mu makuru atandukanye y'ibyamamare bya mu gihugu cy'u Rwanda. Ikindi kandi sitwanze ibitekerezo byanyu, twabakangurira kujya muduha ibitekerezo cyangwa se bamwe mu bahanzi cyangwa se ibyamamare yaba ari ibya mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo, mukajya mwatubwira cyangwa se mukamwadusaba ko twabakoreraho ibiganiro bigiye bitandukanye nk'ibi mukunze kubona kuri Dr Singa TV. Kora subscribe, ukore kunzogera, niba byiza ukore share. I love you my fam.